Ese mu by'ukuri guys, wowe witegereje ayo mashusho ya Alice uri kumusomamo igiki? Mu by'ukuri Alice njyewe nababwira amakuru ye yose. Alice atuye mu karere ka Ngororero, umudugudu wa Kibali. Mu by'ukuri Alice no mu buzima busanzwe yarakoraga, usibye ko yavuye mu cyaro agiye gukora akazi ko mu rugo arangije kwiga amashuri. Ni ukuvuga ngo Alice rero aho wakwibaza ati ko yarangije amashuri akajya gukora akazi ko mu rugo yari yabuze ibyo yakora? Alice ni umuntu utinubira akazi akari ko kose Alice yagakora. Alice arangije kwiga amashuri aravuga ngo reka ajye gushaka amafaranga i Kigali arebe ko yabona udufaranga yakikenuza akabona n'ayo mavuta, kuko mu rugo rw'iwabo nk'uko muri kubibona bari bakenye muri iyo minsi. Alice ageze i Kigali nibwo noneho bishimiye ubwiza bwe ndetse n'ukuntu yivugira neza. Abasitari bavuga ko uyu mukobwa agiye muri filime Zajya. Mu by'ukuri ntabwo batinze kumushyiramo. Icyo bakoze baramubajije ati Alice wize amashuri angahe, ukunda iki? Avuga ko akunda gukina filime kandi amashuri yose yayasoje. Mu by'ukuri Alice akivuga iryo jambo baravuze ati Alice weho twakubonyemo umuntu mwiza wakina filime zigakundwa, tubwira icyo ushaka kugira ngo utangire ukine filime. Icyo gihe Alice yageraga imyenda 2 gusa. Noneho icyo bakoze ni iki? Bamujyanye muri shop baramushopingira, bamugura imyenda myinshi cyane kugira ngo atangire filime ameze neza cyane. Alice yagaragaye mu mafilime menshi cyane kandi nzi neza ko ayo mafilime yose yakunzwe. Rero Alice bigeze aho amaze kugafata, amaze kuba icyamamare ndetse amaze no kubona amafaranga menshi, nibwo noneho iwabo yahise abakiza arabazamura nk'uko nawe yazamutse. Icyo yakoze rero yaragiye ahita avugurura inzu babagamo mbere, noneho ayikubita agasenyi, sima, ibintu bigenda neza cyane. Ubu ngubu ahantu hose iyo ageze nko mu ntara iwabo bose bararangara bakavuga ati dore Alice ikibasumba. Mu by'ukuri nawe Alice umwitegereje ubona ko ari umwana warezwe w'umubyeyi, umwana mwiza cyane. Nta kintu atazi, azi guteka, azi kugosora, azi gukubura, azi no gukora ibijumba, byose arabisobanukiwe. Kumva ko ni umukobwa wujuje ubuziranenge. Mwabonye ko filime igitangira bita The Homeless, mwabonye ukuntu Mama Lewis yahahanye Alice ati njye singushaka mvira mu rugo. Ariko mwabonye ko nyuma byaje kurangira Mama Lewis akunze Alice kubera ko hari ikintu nawe yamubonyemo. Kandi ntimubigire imikino, ntimukazare filime mumugira ngo ntabwo zabayeho. Ibi ni ibintu byabaye kuri Alice, nuko twavuze ngo reka tubishyire ahagaragara mubone ubuzima Alice yanyuzemo. Akize i Kigali nuko byagenze, aje gukora akazi ko mu rugo afite imyenda 2 gusa. Nuko byagenze avuga ko iyi filime ubuzima ukuntu byamugendekeye, avuga ko ubuzima yanyuzemo bwose azabunyuza mu buryo bwa filime kugira ngo yereke abanyarwanda bihebye ko nabo anytime bazagira icyo baronka. Ubu ngubu Alice ari kwinjiza amadolari 1000 ku munsi bitewe n'ibyo yakoze. Nawe rero haracyari kare, Imana irakuzi, ntago ari weho waremewe kugira ibibazo. Twese bazeye tubinyuramo, ariko nyuma Imana iba ikituzirikana. Imana iba itugihanzaho amaso. Rero nkababwira ngo niba utegereje iyi filime ndagusaba kana subscribe kugira ngo muri ino minsi, ntabwo ari kera, filime ya The Homeless iraba yabagezeho kugira ngo tubashe kuba twayireba, tumenye ubuzima bwose umuntu anyuramo.
Erega hari igihe ubona wiraye ukabona ubayeho neza ariko nyuma anytime ubuzima bukaguhinduka. Rero nkakubwira ngo kurikirana iyi filime, ushobora no kugira amahirwe yo kuba wayikurikirana ukagira n'icyo wungukamo, ukabasha kujya imbere heza udahuye n'ibibazo, ndetse n'abari mu bibazo bagasobanukirwa. Njye banyita Rumaziminsi Kiko nk'ibisanzwe, ni njyewe ubategura filime nkayandika, hanyuma nkayeditinga abandi bakagitinga. Njyewe ndabakunda cyane, bayi bayi.